Express Radio Yes, ntago dutinda cyane ahubwo reka twakira umuvandimwe ni nabibasezeranije ko muri The Gospel Talent twakira abanyemano batandukanye mu bihangano byabo binyuranye niyo mpamvu muri kano kanya hano muri studio nakiri ngenyene eka tubanze tumwumve muvandimwe tuzamuriro gato mbanze numviye impano kuko abantu banumve nimbi yo mpano irimo kora mu nganzo yaratwimanye Imana yaratuzigamye cyagihe irongera iduha ubuzima naho ubundi ubu tuba twaribagiranye none dore imvisi ibaye uruyenzi ntishobora kubihindura cyagihe uribuka ko niyo yise niyo yina ndi kumva niyo yenguye kanumve Yes, ni ibyo ngibyo yaratwimanye n'indirimbo yandi witwa nde twakiriye hano muri studio. Iyi ndirimbo yaratwimanye niyo umuhanzi ku mazina asanzwe nitwa Jean Marie. Uratwibwira amazina yombi unatubwira n'izina ukoresha mu buhanzi muri rusange. Ku mazina asanzwe nitwa Jean Marie Nizeyimana. Ku mazina y'ubuhanzi nitwa Bidihe. Egera mikoro ariko Bidihe bakunze kwita Bidihe bisubire ku murongo bitewe n'indirimbo yanjye yitwa Bidihe no kuri channel yanjye ya YouTube ugiye kunshaka wakwandika amazina Bidihe Jean Marie. Ni bande bakwise Bidihe? N'abakunzi b'ibihangano byanjye babikuye ku ndirimbo yitwa Bidihe bisubire ku murongo. Bidihe bisubire ku murongo waturirimbiyeho gatuse. Bidihe bisubire ku murongo biraturembeje dore tumaze igihe kinini cyane twaratagangaye uyu munsi ubidihe uyu munsi ubitsibure ntubishyiriremo imiyaga uyu munsi ubidihe. Indirimbo yitwa Bidihe. Nindi watangiye gukora uyu muziki ryari? Uyu muziki nawe utangiye ni impano navuga natangiye muri korali ndirimba muri Ecole de Dimanche mvamo ndakura njye muri korali. Icyo gihe hari nko mu mwaka wa ryari mu yihe myaka nyine uririmba muri korali? Muri 98. Muri 98. Kuko ureba sabona ukiri muto ubwo muri 98 wabaga muri Ecole de Dimanche. Nabagama ariko kubabona ndi mutoya no kubera Imana ikomeje kunzigama. Warabidike nawe? Imana yakomeje kugenda ibidiha iratuzigama nuko nguko niyo mpamvu. Yego. Birashoboka. Niko bimeze. Tuguhaye ikaze kuri Life Radio. Murakoze cyane kuma ikaze kuri Life Radio turabishimiye. Bidihe ni iyi ngiyi? Niyo ngiyo. Bidihe bisubire ku murongo biraturembeje dore tumaze igihe kinini cyane twaratagangaye uyu munsi ubidihe uyu munsi ubitsibure ntubishyiriremo imiyaga uyu munsi ubidihe. Yes, ni ibiki bagomba kudiha mbese? Ni Imana ikubita ibintu by'ibinyatsi za karande n'ibigeragezo byazengereje abantu muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi. Hari ukuntu igira gutya rero ikabidiha ikabishyira ku ruhande rwose ukumva umerewe neza. Yego. Byo mu miryango ukubita utababarira ibisambo n'abahemu batuzengereje ntiwibagirwa abanyamagambo birirwa bavuga utugambo wenda agahenge kazagaruka. Bidihe bisubire ku murongo. Hanyuma ni wowe wiyandikira indirimbo? Indirimbo ni njye uziyandikira ukanaririmba? Nkanaririmba. Aba bantu bagenda bagufasha inyuma ku majwi bo bakora hehe? Aba bantu turakorana akenshi ni nk'abo egera mikoro abo tuba dufatanyije
kuko n'ubundi nsanzwe mba muri korari indirimba muri korari ubwo rero hari ababa hafi b'abakunzi banjye ariko baza kunsapotinga ku ruhande. Okay, uravuze ngo usanzwe uririmba muri korari n'ubundi imisengera amatsiko yo kukubaza ni ubundi umuntu uri kutwumva urumva aramenya ko Jean Marie Vianney hariya Vianney ririho naryo ririho Jean Marie cyangwa se bidihe bisubiye ku murongo ni muntu nyine ubundi uje uturutse hehe umuntu utakuzi nyine ubundi yamenya ko uri muntu ki umuntu utanzi aka kanya turi kuvugana aravugana n'umuhanzi bidihe bisubire ku murongo Jean Marie guturuka mu ntara y'amajyaruguru uva cyangwa se ubarizwa ikinyarwanda ni bavuga guturuka ni naho mvuka mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Rulindo umurenge n'uwa Mbogo nkaba nsengera ku itorero rya ADPR Mbogo mu mudugudu uraho bita mu Kinini hari hafi ku kirenge cya Ruganzo. Ni tukivuga umudugudu dusigaye tuvuga itorero rya Kinini ubwo ngubwo. Itorero rya Kinini. Hafi n'ikirenge cya Ruganzo. Hafi n'ikirenge cya Ruganzo abahazi bagenda berekeza za Nyirangarama. Ubwo niho barizwa muri rusange. Niho barizwa. Hanyuma uba muyiye korari yitwa ngo ki? Mba muri korari ya kabiri yo ku mudugudu waho wa ADPR bita Beura. Korari Beura yo kuri ririya torero muri rusange nabo tubasuhuza abantu hariya ndabyizera cyane ko abantu bo mu Kinini bahora baduteza amatwi ubwo bari no gukumva muri rusange tubasuhuza kuri iryo torero se uri umuririmbyi byonyine ndo umuririmbyi nkaba n'umudiyakoni kuri uwo mudugudu akaba hiyongeyeho nuko ndi umuhanzi ndumva ari ibyo n'abarimo baho baturutse abadiyakoni dukora n'umurimo w'Imana abaririmbyi baririmba muri korari nkuru yaho bita Abagenzi bose ndabasuhuje. Okay. Hanyuma ubwo bitumye nibaza urumva wavuze ngo watangiye kuririmba kera uba muri École de Dimanche imvano nyine ko wabaga muri École de Dimanche n'ubu ngubu ukaba ukiba muri korari imvano watewe n'iki kugira ngo utangire umuhamagaro wo guhanga no kuririmba ku giti cyawe indirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana ko n'undi usanzwe ukora umurimo muri korari byagenze gute kugira ngo utangire kuririmba ku giti cyawe? Murakoze cyane kugira ngo ntangire kuririmba ku giti cyanjye haba kuva mu 2000 na kabiri kuzamura ngira ngo uwo mudugudu nsengeraho nibwo wafonzwe. Iyo mikoro yirebe nibwo wafonzwe uwo mudugudu nibwo washinzwe ubwo nibwo washinzwe aho nateraniraga bitaga mu Karehe nabaga muri korari yaho bita Shalom ari naho nakuriye mba muri École de Dimanche kuva muri 1998 ubwo rero impano yakomeje kwaguka indirimbo ngahangira korari nyihawe indirimbo zirenga nka 20 ngira ngo n'ubu ngubu baracyazifite njya mbasura ndimukaho nshakiye njya ku mudugudu uwo nguwo ndiho uyu munsi naho mbahimbira indirimbo tunakora iyo korari ya kabiri mbigizemo uruhare turihuza turayifonda imaze kuba korari ikomeye nayo nyiha indirimbo zikomeje gusaguka numva ko ari ngombwa ko none ntangira kwaguka nkagenda mvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo ku giti cyanjye uwo umaze kubona ko indirimbo zitagikwiriye muri korari avuga uti nanjye reka noneho mu rwego rwo kwagura umurimo nanjye ngende ndirimba nyine umurimo waguke muri rusange. Niko bimeze barabizi neza cyane. Indirimbo yawe ya mbere waririmbye ukayisohora mu buryo bw'amajwi cyangwa se n'amashusho wayikoze mu uye mwaka? Indirimbo ya mbere nakoze audio mu mwaka w'2013 niyo ya mbere nakoze. 2013 yari iyihe? Iyo ntabwo nabashije kuyofisharinga ahubwo yaje ikurikiye bita irasohozayo nayikurikijeho mitanyikura n'amashusho yayo. Abadukurikiranye bayireba kuri channel yanjye n'ubundi yitwa Kinini Live TV. Irasohoza. Ariko muzo watuhuzaniye ntago iyo ngiye irimo. Irasohoza irimo. Irasohoza? Irimo. Kitari muzi. Irimo. Irasohoza irimo. Nayibonye ubwo n'amaso y'ubusaza bamaje gukura urumva nituba tukibona nk'abana bakiri batoya. Nyuma urumva uhamagara wawo kuririmba urumva kwandika uriyandikira ukikosura ukajya muri studio ugakora indirimbo kuyibangikanya n'izindi nshingano usanzwe ufite wenda uretse ko nigeze nk'uwazo wenda nimbura ingaragu cyangwa wubatse. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu umwe n'abana 3. Kubibangikanya n'inshingano ufite z'urugo
ukayibangikana n'inshingano zo kudiyakona cyangwa se zo kuba umudiyakoni mu murimo w'Imana ku rusengero no kuba umuririmbyi muri korali nawe uririmba ku giti cyawe, ni ibintu byoroshye kubibangikanya, ubishobora ute? ntabwo byoroshye, ariko hamwe no gushyikirwa n'Imana birashoboka, kuko muri ibijyanye no guhanga ntabwo bikunze kumvuna, kubera ko igihe cyose ndi mu nzira ngenda cyangwa ndyamye indirimbo kuyandika nta kibazo, iraza nkandika, ntabwo njya mfata umwanya munini cyane wo kwitekerezaho. Indirimbo irasohoza ni iyi ngiyi yasohotse bwa mbere? ni iyo ngiyo. ibyaremwe byose kuri isi muhaguruke dushime Uwiteka, turaranesheje bihambaye, ifarashi n'uwihetse abiroshye mu nyanja. ibyaremwe byose kuri isi muhaguruke dushime Uwiteka, turaranesheje bihambaye, ifarashi n'uwihetse abiroshye mu nyanja. nimuze tumuririmbire tumucurangire, ababyeyi bavuza impundu, abagabo bivuga imyato, baraca inzira mu butayu, kugenda birakoroheye. ntabwo indirimbo tuyumva yose, twagira ngo twumvisheho agace gatoya abadukurikiye bamenye ngo irasohoye ni iyi ndirimbo, ariko urumva ko hari ikirimo. hanyuma ukuraho imbaraga zo gukora uwo murimo? kubera Imana birashoboka byose, umuntu agira atya akandika, ubushobozi bwaboneka akanyarukira muri studio. Ariko nyine iyo uvuze ngo kubera Imana, nyine uba ushatse kuvuga iki muri rusange? ni ukuvuga iyo ufite ubuzima buzira umuze, ibyo ari byo byose Imana hari uburyo ki ibigenza, kandi no ku ruhande hagenda haboneka abantu b'abasapotazi bagenda badushyigikira, kuko hari abantu bakunda umurimo w'Imana. ufitiye abaterankunga muri uyu muhamagaro? ibyo ari byo byose ndabafite rwose, kuko sinjya nkora indirimbo ntabonye inkunga, kuko hari abantu bankurikirana kandi bankunda, bajye bampamagara nyuma yo kofisharinga audio, kuko nitamvu nawe ati iriya ndirimbo kugukorera video nta kibazo gihari, no mu bitaramo aho nagiye bakaza kunshyigikira, numva rwose. hanyuma twihuta cyane, umuziki wawe wo kuririmba zino ndirimbo ukora ugamije iki? umuziki wanjye nkukora ngamije guhumuriza abantu, kandi nifuza ko n'ubundi bataheranwa n'ibibazo bagaruka kuri Yesu, nicyo kintu mbangamije hanini cyane. hari umusaruro umajije kubibonamo se bigendanye n'intego ufite zo kugarura abantu kuri Yesu? hari abo umuziki wawe wagiye uhembura bakongera kugaruka? barahari cyane, barahari, ngira ngo ni no mpamvu nkubwa ko habayeho no gufunda niyo korali, harimo elema zimwe na zimwe zagiye ziza n'ubu ngubu, kandi baracyaza bagendeye ku butumwa bwiza tugenda tuvuga. hanyuma ikibazo nshaka kukubaza, wenda bigenda ntago wagiye uhura n'ibiguca intege cyangwa bigusubiza inyuma muri uru rugendo? byabayeho, kubera ko nagiye nakira amajwi, abantu bazakurikirana indirimbo zanjye bumva nkunda kuvuga ubuzima busanzwe dukunze kubamo akenshi, ariko mbereka yuko Imana ihari n'ubundi kugira ngo ibikemure. harimo rero muri iyi minsi muri gospel tubamo, hari abantu badakunze injyana zijyanye no muzo dukunze kuba turimba, hakaba n'indi pariti izikunda. hanyuma bigendanye n'uko nyine uburyo mba muririmba kenshi usanga hari igihe abantu bakunda kuririmba wenda ubuzima bahuye nabwo cyangwa bakabwiriramo abantu bitari umuhamagara hari njyaho. hanyuma wenda ku giti cya ni iyihe ndirimbo muri izi ndirimbo wenda wahiririmbye ariko igendanye n'ubuzima n'ubundi bwari buhari cyangwa bigendanye n'ibintu uciyemo muri rusange? indirimbo bita amateka. wayiririmbye ugendeye ku ki? nari nkurikije amateka yanjye n'ubuzima nabayemo, ariko Yesu aza kuntabara ankuramo, ndebye aho yankuye naho ngeze uyu munsi, numva muzamuriye amaboko n'icyubahiro, bituma nandika iyo ndirimbo. ubuzima bugoranya benshi niho Yesu yadukuye, twari twishwe n'inzara tumaze gutagangara. ubuzima bugoranya benshi niho Yesu yadukuye, twari twishwe n'inzara tumaze gutagangara.
Yes, iyo niyo ndirimbo amateka muri rusange. Wari ugendeye bigendanye n'ahantu nawe Yesu yagukuye. yego Hanyuma nk'umuhanzi muri rusange wenda watangiye 2013 maze hafi imyaka 10 n'ingahe mu muziki. Ariko muri rusange ni kihe kintu kikugora mu buhanzi bwawe? ikintu kigoranye muri iyi minsi ni uburyo ki bwo guteguramo ibitaramo kuko abakunzi bo baba bahari ariko icyo dushima ni uko muri iyi minsi aho iterambere ryaza hakaba habaho za cano umuntu abasha kunyuzaho amenyekanisha ibihangano bye kandi anavuga ubutumwa bwiza ariko nanone iyo ukiri underground reka ari ryo jambo nkoresha mu bahanzi batari bamenyekana usanga nyine habamo imbogamizi tuba dukunze kuba dukorera ibitaramo hirya no hino mu ntara ariko kure ntabwo tuba twaza ku bitaramo biri official kugira ngo tugaragaze impano zacu. Icyifuzo cya kikabikiye kuri iyo ngingo? Icyifuzo cya mbere ni uko abanyamakuru akwiriye kuzajya baragenda bagafata igihe bakagenda bareba abo bahanzi bakabasha kubafasha kugira ngo babashe kuzamura ibihangano byabo babimenyekanishe kugira ngo bagere kuri level n'ubundi bifuza kuko ntabwo wazamuka n'ubundi nta bantu bagusapotinga kandi support ya mbere no kumenyekanisha ibihangano bya cyangwa umuziki. Nibyo tuba twakoze umwanya twabahaye rero umva ko ku banyamakuru cyakemutse kuri Life Radio ho nta kibazo byari byo byose umwanya mwawutanze ariko nkeka ko ntabwo ari kimwe no ku yandi maradiyo. Okay, hanyuma dusoza cyane hari indirimbo yaba yarakugoye se muri ibi bihangano byawe kuyikora ikakugora yaba kuyandika ni yaba yarakugoye hari niyakoroheye ngo itubwire? Iyanyoroheye cyane wamanze ndukayikinaho niyo bita aramwaye satani. Aramwaye? Nkanayitura n'abakunzi banjye barimo bankurikirana mbabwira ko niyo ndirimbo ira update duvuga ngo bagukurikiye apana bagukurikiranye. Bankurikira cyari ikibazo. Bankurikirana kuri channel. Bagukurikira kuri channel no se na hano kuri radio. Hano kuri radio Life. Aramwaye satani. Yaramwaye se ko cyane. Bazamuraho gatoya bakakumva ni gashyashya. Aramwaye satani we aramwaye intsinzi iragaragaye abera turakabawe yarazi ko kurangije utazongera kugaragara mu ruhame rw'abagabo gitare wacu arahagoboka aramwaye satani we aramwaye intsinzi iragaragaye abera turakabawe inama zari zakozwe misho nibayirangije bagiye kugusibanganya Yesu arabatungura afata imigambi yabo n'abadayimoni maze arayisibanganya satani aramwara aramwaye satani we aramwaye intsinzi iragaragaye abera turakabawe tumuvugirize induru inama ze ziburizwemo twomatane na Yesu tubana akaramata aramwaye satani we aramwaye intsinzi iragaragaye abera turakabawe aramwaye satani ni indirimbo ya Jean Marie. Nyuma cyangwa se Bidiki umuntu watubashije ngo tumuhe nimero y'ubutumwa bugufi ni 079 29 50 29 rimwe 079 29 50 29 rimwe. Niba ufite icyo ushaka kumubwira duhamagara kimubwire ese bundi arashoboye cyangwa abivemo nta muhamagara afite agenda agiye kwiyoroza muri ruzanya ryamasubire mu buriri avuga ati ngiye rwose ibingibi bantu ntibabikunze ntacyo mbaha. Arabishoboye tumutera akanyabaga tumubwire ngo komeza ujye imbere uduhamagare kuri 0725692238 murambwe ngo munyivuze nihuta 0725569223 omekaho 8 hanyuma duhamagare icyo ushaka kumubaza arakwitaba hano akigusubize hanyuma ubutumwa wamugenera nawe ubu muhe kuri page ya Facebook yitwa Samiwi Kibangu ati mwaramutse neza kandi murahamaro Imana n'abandi namwe ati mbateze yombi ndanabakunda cyane. Arakoze cyane umuvandimwe y'Ikibangu disi. Waramutse? Waramutse neza. Yego na mahoro ninde uherereye hehe? Duherereye muri Rwamagana. Rwamagana agana hehe witwa nde? Umurenge ni Muhazi. Akarere ka Rwamagana. Yego. Kagari ka Ntebe.
uwo muhanzi Jean Marie nakomereza aho ngaho. birimo neza, akomeza ajye mbere. Ndumva arimo kubigendamo neza cyane. Ntacyo wifuza kumubaza? Ni ukuri Imana imuhumugisha cyane. Urakoze cyane. Yego. Mugisha se wawakiriye? Arakoze cyane uwo muvandimwe rwose, twawakire mu izina rya Yesu. Nige na Samuel yambazaga nimero umuntu yakoherezaho ubutumwa bugufi, kandi rwose ndumva indirimbo ziwe, bavuga indirimbo ze zifite amavuta. Waramutse? Mwaramutse neza. Yego ni amahoro. Ninde tuvugana, uherereye hehe? Muravugana na Eric Kanombe. Ni ukuri uwo muhanzi Imana imuha imbaraga n'amavuta. Yaze kuririmba kandi Imana igomeze mwagure. Uyu mavuta kutayakira mu izina rya Yesu turayakire rwose uwo muntu uri Kanombe. Ni ukuri Imana igumugisha mwinshi rwose, ibihangano bigomeze bimanuke. Ugeze ku bakunzi bawe ibihangano bishyashya n'ibindi rwose turagushyigikiye. Amen amen. Denise ari mu ngororero, yatweretse ko turi kumwe na Isabella yaguhaye ikaze disi. Nako yitwa Bella yaguhaye ikaze. Ni 0725569238 dusoza. Life Radio, alo. Alo, mwaramutse neza. Mwaramutse. Yego ni Josiane ndi Rulindo. Yego Josiane Rulindo, hagana Imbogo nawe? Imbogo ku itorero rya Buraro. Ese kuki bahita Imbogo ubundi? Haba Imbogo nyinshi? Oya, nuko ni umurenge wa Mbogo. Turamwishimiye cyane umuhanzi, Imana imuhumugisha rwose kandi nakomereza aho, Imana iramushyigikiye. Josia? Amen. Ubwo nibivuze ko munaziranyira? Ntabwo muzi, ariko itorero asengeraho ndarizi, turi muri paruwasi imwe. Wowe usengera kuri itorero? Ya Buraro, ADPR Buraro. ADPR Buraro. Azaza basura nabaririmbire aramwaye. Ni nabo ngabi badihe. Babandi bagira amagambo tugambo batugabanye. Tugambo batugabanye twica umurimo w'Imana. Urakoze cyane. Uyu ati mwaramutse, ndumva ashoboye uwo muhanzi Jean Marie arashoboye rwose, ni iby'Imana ikora. Witwa neza rwose. Iby'Imana ikora biradutangaza. Waramutse? Mwaramutse. Yego ni amahoro. Ni amahoro. Witwa nduherereye hehe? Nitwa Somana Damascene. Yego uherereye Damascene? Uyu hano muri Karama ya Nduba. Yego. Ubu muhanzi rwose nanjye namwumvishije. Ariko sinabwo bwa mbere ngeze kumwumva ari ku cyumweru. Mwashyizeho iyo ndirimbo ya Bidihe. Yego. Namwumvisha ari umuhanzi rwose ukase. Ubwo akomereza aho ngaho rwose, agume yaguke. Ntacyo yifuza kumubaza? Icyo nifuza. Icyo namubaza. Nuko gusa yaduheza akanemero kacu nk'aka telefone. No tukajya tumuhamagara nko mu materaniro. Kugira ngo aze kutubwiriza nyine kuturirimbira. Urakoze cyane. Hanyuma ubutumwa bugufi. Yitwa Sandrine ari Gikondo, ati uwo muhanzi Imana ikomeze mwagure. Hanyuma reka dusoze, nkubaza hari abantu ushimira by'umwihariko muri uru rugendo rwawe rwo muziki wo kuramya no guhimbaza Imana? Barahari ndabashimira. Wabavugaho? Bwa mbere reka mbanze nshimire mwebwe mwampaye ikaze kugira ngo nze kuza hano kuri Life Radio. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, ndagushimiye. Abandi nshimira ni itorero ryanjye nsengeraho kuko bampa ubwisanzure kugira ngo mbashe kugenda njye kuvuga ubutumwa bwiza igihe nabonye umwanya mu ntara. N'abadiyakoni bagenzi banjye dukorana ku mudugudu. Abandi nshimira harimo abakunzi banjye bagenda banshyigikira bantera inkunga kugira ngo uyu muziki ndi kubagezaho ubashe kuba umeze gutya. Yego. Nkashimira Innocent ukorera kuri Umucyo Radio. Nawe ni umukunzi wanjye wa hafi ungira inama ko nanditse cyangwa nasohoye indirimbo akumva bitameze neza ko ashobora kungira inama. Uwo ni uwa hafi nawe ndamushimira. Ndashimira n'uwo bita Murabuke. Nawe ni umukunzi wanjye wa hafi kandi ugenda umpa sapoti. Hanyuma wenda twihuta,
hari ubutumwa by'umwihariko wenda ugenera abakunzi bawe muri rusange, ariko mbere gato yuko ubagenera ibihangano byawe bashobora kubibona hehe? Icyo ni kimwe. Ibihangano byanjye nk'uko nahoze nkubwira ko nsengera ku itorero rya ADPR Kinini, channel yanjye yitwa Kinini Live TV, n'ubundi ubwo yitiriwe umudugudu ntuyemo. Hanyuma iyo nabonye iri kuri Bidihe, nta Bidihe ni izina ry'ubuhanzi bitewe n'indirimbo, ariko channel yitwa Kinini Live TV. Ni ukuvuga ngo wanditse Bidihe n'ubundi nta wundi kuri YouTube ubaho witwa Bidihe n'ubundi wambona. Aho niho basanga ibihangano byanjye. Hari izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha? Nkoresha Facebook. Ukoresha aya mazina? Nkoreshaho GMV Iglesias. Hanyuma waba wenda nimero ya telefone nk'uko umuvandimwe abidusabye? Nayibaha nimero yanjye ni 82 60 9 115. Wayisubiramo? 82 6 0 9 125. Hanyuma dusoza gira ubutumwa uha abaduteza amatwi n'abakunzi bawe muri rusange. Abakunzi banjye n'abaduteza amatwi muri rusange nababwira ko muri no kariyeri ya muzika ya gospel muri iyi minsi dukeneye imbaraga zabo no kutwereka ko badushyigikiye kugira ngo twere gucika intege. Biba bigoranye cyane hanze anga kugira ngo uzabashe kwandika ubone ukora indirimbo uyisohora ukore n'amashusho. So twasabaga yuko bakomeza kudushyigikira, hanyuma bakajya bajya no kuri channel zacu, ababishoboye bagakanda subscribe, cyane ko nk'ubu ziba zarabaye monetize ibyo ari byo byose na finance ibigiye gutangira kuboneka. Hanyuma mama Ngenzi atuye mu Kinzozi yatubwiye ati rwose umanzo umubwira ati imbaraga n'amavuta kuriwe. Hanyuma reka tugushimire cyane Jean Marie. Murakoze cyane. Uwiteka aguha umugisha kandi arushaho kwagura muri rusange. Mu kanya gato ya kwisaha y'isayine ni ikiganiro urubuga rw'abana. Dushimire cyane Jemuve wemeye akazana udusuriza abantu mu Kinini kandi n'abashaka gusura aho bita ku kirenge cya Ruganzu, buriya hari ibyiza bihari bihatatse. Banyaruka no kuzamuka urenze Ishyorongi gato ukahagera ukareba n'icyo kirenge bavuga cya Ruganzu. Ngira ngo n'indirimbo zanjye bazajya bazibona henshi no nzikora z'amashusho nk'iyo bita birabaye. Urakoze cyane, reka tubwire abantu b'abanyemana mwese hano amarembo arafunguye. Satani we aramwaye, intsinzi iragaragaye, abera turakabawe. Yarazi ko kurangije utazongera kugaragara mu ruhame rw'abagabo, Gitare wacu arahagoboka. Aramwaye Satani we aramwaye, intsinzi iragaragaye, abera turakabawe. Yagiye irongera Express ntago dutinda cyane, ahubwo reka twakira umuvandimwe. Ni nabibasezeranije ko muri The Gospel Talent twakira abanyemano batandukanye mu bihangano byabo binyuranye. Niyo mpamvu muri kano kanya hano muri studio nakiri ngenyene. Eka tubanze tumwumve muvandimwe, tuzamuriro gato mbanze numviye impano kuko abantu banumve nimbiyo mpano irimo. Kora mu nganzo. Yaratwimanye Imana yaratuzigamye, cyagihe irongera iduha ubuzima, naho ubundi ubu tuba twaribagiranye.